buriya uko mutarabadiyakoni hari igihe mpamvu dusenga aho kugira ngo umuntu asenge ahubwo ukabona meza cyangwa se muri gushinga umutekano muri rusengero aha nyiri uyu murimo nyiri iyi nzu arahari afite iziturinda zitaboneshwa aya maso kandi zirahari. Muri impamvu dusenga waje umuntu gusenga niki yakubwira ati gusenga no kuganira n'Imana. Hari wakubwira gutyo ubajije hano ukamubwira uti gusenga niki yavuga ati narayisenze impindurira izina mva ku izina ry'ubugumba uwari ingumba ahinduka mu Masamweli narayisenze ziburira ibyaha. Narayisenze ndabiho. Amasengesho ahindurira abantu amazina. Amasengesho arabura. Nabonye amasengesho abura. Nasomye Bibiliya mu gitabo cyo kubara 27 sanga bene Serofehadi ngo bagiye kuburana gakondo yabo. Wanyumvise? Ngo baragenda bajya imbere ya Mose ngo bari abakobwa gusa. Baramubwira bati niki gituma tutabona gakondo mu nzu ya data? Nuko data yabyaye abakobwa gusa. Tugiye mu Bisirayeli kandi namwe mu Rwanda nimwigira ahashize urasanga nta mukobwa bahaga umurani ahubwo bahubaga umusore bakabati wowe iki aho uzubaka naha aho uzatura naha naho abakobwa bazagiye bagiye bahererwe ibyana. Ntabwo byari byakiragiye gusa naho ahashize byarabaye ariko bazongera. Noneho bene Serofehadi bajya kuburana gakondo. Seri yarapfuye babwira Mose bati harya igituma tutabona gakondo niki ngo nuko data yabyaye abakobwa gusa hari uruhare twabigizemo. Mwanyumvise? Hanyuma arababwira bati tuje kukubaza impamvu tutabona gakondo. Baravuga bati data yarapfuye ariko niba yarapfuye yapfanye ibyaha bye. Baramati ntabwo yigeze aboneka mu iteraniro ry'abishyize hamwe kugomera Imana nk'abakora n'abadatani na Biramu. Ni iki gituma tutabona gakondo? Mose aravuga ati urubanza rurakazirika nanjye dushyira Imana. Mwabyumvise? Arabaterura aragenda arujyana imbere y'Imana. Akigerayo Imana iramubwira ngo bene Serofehadi ibyo baguranye ni by'ukuri. Abakiri hano haleluya. Ni by'ukuri. Genda ubahe gakondo. Kandi umukobwa wese umuryango wose uzajya uvuka hakaburamo umuhungu ntibakabure guhabwa gakondo mu nzu ya se. Ibi tegeko kubera urubanza rwa bene Serofehadi amasengesho arabura. Amasengesho ararwana. Aya tubyemera ngo haleluya. Amasengesho ararwana. Nta rusaku rw'imbunda, nta bombe, nta mini, ariko amasengesho agira gute? Ararwana. Zasoma ingoma za 2:20. Urebe Yehoshafati atewe n'Abamoni n'Abamowabu. Barareba baravuga ati aba bantu bafite amaboko, abantu bafite imbaraga, bafite intwaro zirenze zo munsi. Aravuga Bibiliya irambwira ngo yihata gushaka Uwiteka. Aravuga ngo mu kuboko kwawe harimo imbaraga, harimo ububasha bituma ntawe wagutanga imbere. Ayibutse ibyo yakoze ku Bisirayeli. Aravuga ati nanjye zigabo z'intebe nta bubasha nta maboko mfite. Ngo ariko ategeka Abayuda bose, ategeka ab'i Yerusalemu gusenga biyirije ubusa, hanyuma ngo barasenga. Arangije ngo bakiri gusenga ngo agiye kubona abo umuhanuzi yagerageza atya atumva uko Uwiteka avuze, yewe Yehoshafati namwe Bayuda namwe ab'i Yerusalemu kuko wamusabye kukurengera arabikwemereye. Uzasanga muri aya masengesho Imana yategetse Yehoshafati gutegura umutwe w'abaririmbyi ngo baririmba gusa. Abaririmbyi haleluya. Amen. Abakiri hano haleluya. Amen. Hari n'abacecetse ngo muri hano cyangwa mwasubiye. Mu nzu y'Imana ibintu byose birabara. Icyo ukorera mu nzu y'Imana cyose kirabara. Haleluya. Ugomba kwitera kuko haleluya mwirimbi ntayibayo, mu kiriyo ntayibayo, ariko iyo tumera bateranye haleluya iraboneka. Wategura umutwe
umutwe w'abaririmbyi wawe twaririmbye imbere ugenda urihimbaza Imana vuga ku Uwiteka ari mwiza vuga ku Uwiteka yewe ngo hanyuma marayika ngo abanzi ba Imana ibatera gutikaburana basanga ni ibirango yararaye Yehoshafati intsinzi iraboneka yavuye mu bihe byiza byo kugira gute byo gusenga byo gusenga uri byavuze bihenze ngo Uwiteka intarurahe umuhumuriza iki ava ngo tsindubukana umwanzi webwe kugira gute gusenga amasengesho adutinyuririye abakiri hano haleluya amen amasengesho adutinyuririye uvuga haba ku kiyaga yaravuze ngo naho umutira inzabibu bagahingira ubusa amatungo agashira nta kabuza ni mu bihe byiza byose nta kabuza ko nishima Uwiteka Imana y'agakiza kanje haleluya 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 ntabwo abamubwira ntibazagwa amasengesho atumara ubwoba haleluya amasengesho atumara iki ubwoba uzasoma abarimo wa kabiri ibice 6 uzahasanga inkuru za Elisa na Gehazi ngo hanyuma mu gitondo cya kare 12 ngo mu gitondo cya kare ngo Gehazi azinduka ajya mu mirimo ya bose wageze mu kazi kare k'umuntu uzindutse namwe murabizi aba uburyo muzinduka abantu bose bajya mu mashiraniro ngo mu mudugudu wagoswe n'ingabo nyinshi ngo hanyuma aragaruka ati data ati turapfuye tubaye iki ati twagoswe umudugudu wagoswe n'ingabo twateye arangije aravuga ngo Uwiteka we umurira amaso y'umuhungu arebe ko dufite iziturinda ziruta izidutera ako kanya amaso nakwituma nta kondo yatobye nka wa mugabo witwa Yesu yakoresheje ijambo gusa aravuga ati mpumurira amaso y'uyu muhungu arebe uburyo iziduteye dufite iziturinda ziruta izidutera haleluya ziraturinda maze ntibacukure ziraturinda ntibatunigiye mu nzira tuzindutse kwibatura ziraturinda bataha ijoro kaguhindura nk'ipoto y'umuriro wahita ntibakubone irakurinda ikakurindira wagiye uhumuka amaso wabona umusozi wuzuye ingabo nyinshi ngo n'amagare n'amafarashi by'imiriro ngo yisubirira mu kazi yisubira mu mutuzo aziyasenga azi imbaraga zibitse yisubira ngo ni muri ofisi hari sinarindi iyo simbizi agezeyo ngo mu kanya ingabo ziba ziraje Bibiliya yarambwiye mwana we uziko amasengesho akiza igihugu uzi ko Elisa ngo yahoraga asenga ingabo z'Abasiriya zitera Isiraheli ngo si rimwe si kabiri ngo umwami wa Isiraheli akira abanzi akira ababisha hejuru ya Elisa abera mu bihe byo gusenga akamutuma hati runaka ni wa munyuze umutwe wo kugutera atukumenya uko bigenda ngo si rimwe si kabiri izi ngabo zari zije kubera ko umwami wa Siriya bati ninde muntu umena amabanga y'ibibera bivugirwa ku murere ninde utanga amakuru bavuga ngo ntawe ahubwo ni Elisa umuhanuzi ati mureka aho bati turahazi abidotari musuya ngo baza gushaka bari ngo bagushakire abanshaka bari ngo bawuri ngo bashakire rero bitabo ngenda bakareba iyo nzinduka iyo ntansa saa 7 z'ijoro batandeba umutekano simbitana nabo kubitana mitego ngatuve nuvuye kuyakura iyo duhuye ubwo abantu b'abantu ma na tumuturangira abasege ninge bahera baratuzi rero nawe barakuzi rero kandi mubyiyitirira barizi baragukeka nubwo hari bagore barakuzi ati byemeye wacu komera agera nkahura n'abasipesho bari ku wa murongo mu nzira ngenda bati abo byemeye komera ubwo ntibanzi
murahari umuririmbyi umwe yakije imodoka avuye gusenga mu gicuku mu muhanda baramuhagarika n'umutekano bati hagarara tuvuye hatuvuye gusenga badusengera he arahavuga hariya nari ndi umwaka ushize mu mwaka kwa munani mbere kwa munani ati niwe byemeye se uwo mumama ati niwe byemeye ati oya ntabwo ari njye arabibwira gusa ko nampamaye uwo muntu anzati umuntu nanzi azi ibyo bintu azi mbese bamuhaye amakuru kuri radiyo ariko yagira ngo televiziyo yarageze ariko asanga yibeshye aratuzi kabaye urusoro umupolisi mu muhanda ahagarika imodoka yari intwaye dutabaye ati ishyura tumwishyura atishyura uri mu ideni urarize se ati ideni narigezemo ni ati wagiye mu ideni wagiye nijoro bwije utacanye amatara urishyura se umugabo abanza guceceka agicecetse hari abatambyi babiri bari imbere ndi inyuma arungurukamo ati mbese utwaye byemeye ati ndamukunda agiye duzishyura ikintu namwe ndava hamwe hampunze abajyayo barankunda abamanuka baranyanga nanjye ntacyo mpfana na ariko baratatu bakizwa ko tuzajyayo kw'ijuru rihari ntazi tugakizwa ko tuzajya kw'ijuru ntabwo dukirijwe gutura ino ntabwo dukirijwe kugira ngo tugure amamodoka duparika hariya n'abatakizwa n'abapagani n'abazisambanira ntazifite mwari mubizi ubuhanga zifite zitagira ubuhamya yakuye umuntu mu kazi akicaramo ijana y'iguru ubu hari abantu dufite barimo mwageretse hari imitungo y'abandi bahitanye ntabwo ari byo byerekana bazajyayo nta mashinga dushima cyangwa ariko ubu ngubu aba mu ikode cyangwa aba mu tagira amakaro bazajya kwishima ndetse ntabwo mwigeretse akajya gushaka urara winjira mu nzu yunamye ati nzamuraho isengesho y'impamagarire mfite umusozi unini ntabyo muti ava mwigeretse akajya gushaka umuntu wambara ibinyurane by'inkweto cyangwa utanazambara akajya kuvuga ati nzamurira mpamagarira Imana ari mwigeretse ariko Imana iri kure ye ariko ucengera ahantu mu nzu y'icyumba na saro urambye wenda n'amaguru yasohoka akavuga ati iyi nyingingire ikaba yamwicaye nimurambyamo yavuga ati Uwiteka bati karame ndahari amen musayirebera mu byo bambaye bajyanishije igihe babijyanisha bafite ahantu hariya ntazi babivanye bitagira ubuhamya muzabareba amakote n'amabazi kugira byambara nta buhamya cyangwa baheruka Imana kera ryera habayeho Elisarata ngo yisubira mu kazi yisubiriye mu kazi nuko babaraje bakihagera aravuga ati Imana ati nkumira amaso yiziga ako kanya baza bakamenya ariko batareba aravuga ati mwayobye nimuze mbayobore kuwo mushaka ntibamuyoboje ariko ikibazanye arakizi turashimira Imana mu gusenga duhabwa amakuru dushaka amakuru yizewe uzinjira mu bihe byiza byo gusenga aho niho dukura amakuru aravuga ati muze kugenda ngo bajye imbere bagenda baganira bakanuye ariko batareba ubwo kwiturwanya nakanwa ariko amaso yabo ntabona icyo umwana tugambiriye nakanwa ariko amaso ntabona Bibiliya irambwira ngo abajyana baba baganira nimunyura mukata baragiye na Elisa baje gufata ngo bagera mu murwa rwagati wa Samariya aho niho kubageza mu murwa wa Kigali barwanya muzehe n'ingabo ze umuntu akabagiza ati umuntu akabayibagashuka bagezemo hagati arambwira ati ngaho Mana mpumurira amaso yabo ngo barahumura wa sinariyo ariko Mana ibizi baba mu mapantaro batarabirangirije aravuga ati mpumurira amaso ngo ku kanya bakireba babona Elisa bari baje gufata nibo babayoboye babona ingabo bahoraga bagabo n'ibitero shuma bizu bari hagati yazo ngo umwami wa Isiraheli aravuga ati data batsinda Elisa ati oya
abonesheje imyambi abaneshesha amacumu ubu ukaba bafashe mbiri bafite inzara y'ibirarane ntibaheruka kurya ni mu batekere barye bafite inzara hanyuma batahe basubira kwa shebuja bamubwira ibyo bahuye nabyo ngo barateka bicaye sinari ariko nawe ngo baryaga bumva nta sumu bari kurya ariko siko nta yandi mahitamo barateka bange kurya n'ubundi bararangira nuko batekamo maya niyo ari ugupfa turapfa dupfe duhaze ngo barateka bavuze kurwa yewe ngo bararya bahaze ngo barahaguruka Bibiliya yarambwiye ngo uhereye ubwo ntibongeye kugaba ibitero ku Bisiraheli niba usenga koko Imana igira ibintu ihanangiriza ibyihanangirize mu bateze ibyihanangirize mu tugiye gusenga igira ibintu Imana isopesha ku bana bawe ku rugo rwawe mu kazi kawe aho utuye Imana igira ibintu yihanangiriza. ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira gute azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga reka